Jye nitwa Sabine Mugeni, ndi umukinnyi wa basket, nakiniye mu Rwanda nkinira ikipe yitwaga Generation 2000. Generation 2000. Niyo yaje kuvamo UGB. What's up everyone? This is Barazon once again. Please help me twakire umukinnyi wa W National Team, Mrs Sabine. Tugiye kuganira kuri career yiwe, by'umwihariko yagize performance nziza, ndetse tunaganire kuri career yiwe muri makeya, ndetse n'ikintu yakoze kugira ngo akomeze kumaintaininga kuba akiri gukina basketball for now. Please stay tuned and help me to welcome Mrs Sabine. Okay, Sabine, welcome. Thank you. Ni Barazon, ni platform iri kugerageza kwa gupromotinga basketball y'abanyarwanda by'umwihariko through the media. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nari nangiye mvuga ngo Sabine, ariko mu by'ukuri ntago like wakora introduction ku bafana bawe, ku bantu bakurikiye iyi platform, kugira ngo tubone gutangira kuganira. Okay. Jye nitwa Sabine Mugeni, ndi umukinnyi wa basket hano mu Rwanda kuva kera cyane, imyaka igiye kurenga 20 nkina. Okay. Yes. Nakiniye mu Rwanda nkinira ikipe yitwaga Generation 2000. Generation 2000. Niyo yaje kuvamo UGB. Y'abakobwa. Twe dufite abahungu n'abakobwa. Noneho ubu ngubu hasigaye abahungu gusa ari UGB. Niyo nakiniye igihe cyose nakiniye mu Rwanda, niyo ngiyo. Twaje no kwitwa Kigali City kuko umujyi wa Kigali waje kuba sponsor wacu. Hanyuma tuza kwitwa andi mazina, ariko twamye ari iyo kipe yonyine imwe. Okay, watangiye muri ryari? Natangiyemo muri 99 cyangwa mu 2000. Iyo ubwo si equipe yasenyutse ryari y'abakobwa? UGB y'abakobwa. Ishobora kuba yarasenyutse wenda nko muri 2005 cyangwa 2006. Konye nakinye kugeza mu 2004 twe tugihari. Twatangiye turabana tutazi kudunda, kugeza ubwo tujya muri championnat, kugeza ubwo noneho imyaka ishize twarangije turi ariko twatwaye igikombe cya championnat. So means ko wakinnye mu myaka igera imyaka wenda nk'itandatu cyangwa irindwi. Ukina muri the same team? Ubwo hari ama equipe angahe muri championnat? Ku bakobwa ntabwo ari menshi, bari nka 5 cyangwa 6. Harimo iyo Kigali City, UGB, Generation 2000, harimo ikipe ya kaminuza y'u Rwanda, UR, harimo na Kiye, abari na KIST, harimo na ndumva twahitaga Etoile. Sinzi n'uyu ni Etoile ra? Etoile de l'Est. Etoile gusa. Ntabwo nyizi. Ni amwe mu makipe ya mbere yabayeho, Etoile na Hirondelle gutyo. Ubwo equipe yatanga competition ni yes muri ibyo bihe? Equipe yatanga competition ewan? Aho ni ukira ni twebwe. Ariko of course agomba kuba ari umukompeta. Hari abantu bavuga ati wane equipe ni derby muri make. Hari ama equipe abiri, donc iyo Generation 2000 niyo yindi barize Etoile cyangwa Hirondelle, ntabwo nuko kunizwaga kuko niyo ma equipe abiri yarafite babakinnyi bazi gukina pe. Ni nkuko navuga mu bagabo ubu ngubu Patriote na AP, sibyo, kuko dufite abakinnyi bakomeye, none ugasanga uko dukinnye buri wese ashaka gutsinda, kandi utazi uko match iza kurangira. So ubwo waje kuyivamo? Nayivuyemo ngiye mu mahanga muri 2004 nibwo nagiye kwiga hanze. By the way, uretse gato kubera ikitwaga Generation 2000. Kubera ko nyine nicyo nibwo yaje muri 2000. Nibwo nabwo yuko iyo abakinnyi bari barimo batangiye gukina umwaka w'2000 urimo uraza. Numva twatangiye kwiga gukina nka 1998, ariko championnat dutangira gukina muri championnat koko nko muri 2000 gutyo. Nuko umukoci wacu wa kera rero niwe bavuga ati iyi ni Generation 2000. Burya kera 2000 umwaka wa 2000 byari bikomeye. Ntabwo tuzi ko tuza kubera nibihe twari tuvuyemo. Noneho nuko bayihaye iryo zina kuko
nidutangira 2000 tuzajya kubivamo myaka magana ngaho irangiye generation 2000 ubu ngubu bisigaye yitwa United Generation. Ubu generation zabaye zose zagiyemo. Ubakomeza nyuma ya United Generation, I mean ya Generation 2000 unayivuyemo rwose kuko mvuye mu Rwanda iwacu banyuze kwiga hanze, nagiye mu Faransa nuko ari 2004 nicyo gihe nyeruka kuyikiniramo. Nyuma yaho se wakomeje gukina mu basketball aho wari ugiye kwiga nyine like waduha ishusho rusange ya career yawe from beginning up to now. Okay. Basket en fait ya wasa no kura micro cyangwa wayikurura iramugurike. Basket donc mvuye hano nkagera mu Faransa, ikintu cya mbere cyamfashije yari basket. Ntabwo nari ngiye gukina, nari ngiye kwiga, ariko iyo ugeze ahantu mu gihugu cy'amahanga nta bantu hazi, basket ni nkaho urwo rurimi rusange. Nta mubyeyi nta muvandimwe, uri wenyine. Nari nkiri muto. Basket niyo yamfashije kwisanga, kuko nagiye ku kibuga cy'ishuri ndi presenta abana turakina, donc ntangira gukina ku ishuri. Icyo gihe ntabwo nakinaga muri club kuko nari ntarabimenya. Ku mwaka wa mbere nakiniye ku ishuri gusa, ariko ikiza ni uko kuri iryo shuri ryari ishuri rifite na faculté ya sport, bivuga ngo ku ishuri mwari mufite equipe y'ikigo kwa kundi ari amatunwa y'ibigo amainterscolaire muri make. Noneho tuza guhura muri icyo kigo, harimo amashami menshi, harimo n'ishami rya sport. Ishami rya sport rero harimo abakinnyi benshi bakina mu maclub, n'umukoci wawe mukoci wa club niko yambonye asaba kujya muri club. Ngo nagiye muri club, ariko nkomeza mbikira ku mwanya wa kabiri kuko icyari cyanyanye cyari amasomo, cyari kwiga fast. Ubwo bishyira ku mwanya wa kabiri ndiga ndarangiza, ariko nkomeza nkina. None umaze kurangiza, ubwo yari nyuma y'imyaka 5 nko mu 2009 nibo nasubiye noneho bari gukina mu maclub ari hejuru, amwe mwientraîna iminsi yose. Very professional. Yes, still. Ariko ngiye burya ntabwo nigeze ntungwa no gukina, yari professional, ariko mvuga igihe n'igihe nshobora kuvunika. Noneho waritinyiraga? Naritinyiraga, ni kwa kundi umuntu avuga atoya tereka mbagarire zombi, nshaka akazi kandi noneho nkabyuka nkajya ku kazi ngataha ngakina, aho bamwe babyutse bakajya gukina bagataha bagasubira gukina. Njye nakinanaga rimwe. Ubu byagusaba imbaraga nyinshi cyane pe. Ariko byarashoboka kuko nari nkiri muto kandi mbikunze, ndabikomeza. Namaze nk'imyaka nko kujya mu 2014 ari ukomeza. Hanyuma ntangira kujya mu maclub ari nko muri division ya 4 ya 5 muri France. Kuko haba division zingaho ubwo? Eguko haba division ari nka 12 z'abakobwa muri basket. Babibara muri rusange. Ubwo mvuze 12 ntashyizemo za division zerekeye abana ba U18 U16, ndi kuvuga division z'aba senior 12. Ku buryo mbere no nakinaga mu ya 3 igihe kinini cyane. Ubwo ni ukuvuga kugira ugere muri division ya mbere aba ari hatari, niko kazi kawe, nta kindi. Iyo niyo pro koko, nta kindi. Abari abantu bavuga ngo ni elite koko. Muri division ya mbere niho havamo ba bantu bari bakinira ikipe y'igihugu cya France, cyangwa se ba bakinnyi b'abanyamahanga baba baje gukinira mu Faransa nabo bakajya gukinira ibihugu byabo. Okay. So ubwo wagiye gukina muri division ya 5? Ya 5 kuko niyo nabonaga ari division ikiri igikomeye muri 2009 icyo gihe. Igikomeye, ariko inama umwanya wo kubaho ibindi. Ubwo numvaga atari basket atari zantunga.
ariko nkumva ntashaka kwireka ngo niyo nayikiyemo igihe kinini kugeza ejo bundi muri mbere ya covid muri 2019 ikipe yagiye izamuka dusubira ari n'ubundi ari ekipe ukiri gukinira. narahinduye hagati nakinnye amakipe atatu muri 2019 nza gusubira muri zimwe muri izo ngizo. Buryo ukinira ahantu ukamara igihe umenyana n'abantu nagiranamo n'inshuti na connections noneho bati okay ubu ngubu nsubiyeyo ntabwo ari uko nshaka ko ari abampa avantage nyinshi nsubiye yuko ndashaka yuko iriya kipe nanjye njya kwifasha tukongera tukazamuka wenda mu ntera. nuko niko byagenze. Okay. So muri iyo myaka yose se hari ekipe yo mu Rwanda igeze ko approachinga bati yo come on ushobora kuza tugakina hano cyangwa na ekipe nationale kuko n'ubu waraherukagamo nko muri 2001 bwari ubwa mbere naherukagamo muri 2010. Hanyuma hagati aho nyine mbere yo kujya France nibwo heruka gukina muri ekipe nationale. Oya nigeze kugaruka nubwo nagiye mu Bufaransa mu 2004. Ubwa mbere ikipe y'igihugu impamagara yari 2001 ubwo nagiye mu Bufaransa naratangiye kwikinira. Warakinnye muri nationale. Noneho mu 2009-10 nibwo wongeye kumpamagara ndagaruka dukora ya qualification byari byitwa zone 5 turayitsinda ari byo byaduhaye itike kujya gukinira ya Afrobasket yo muri Madagascar. Kuva icyo gihe nyuma yaho hari ubundi bongeye kugereza kumpamagara ariko byari bigoranye kuri ngewe kumva ko nari natangiye kameme gushyira akazi imbere ugasanga ubwo ni ekipe nationale yaguhamagaye. None se nta club yigeze guhamagara avuga ati wenda wadufasha muri playoffs muri finals? Rimwe hari club yigeze kumbwira ariko nuko naje twarahuye naje muri vacances kuko nabo ntago babaga bazigiye naziye cyangwa ntaziye ngira ngo nta nubwo wenda bazi ko ngikina nabwo burya ntago bya bintu byo kutashira hanze highlight. Exactly. Ni rimwe gusa kuko twe twakubitanye hano naje kureba match batufite ikingana gite ati wakiduhaye tugakina ariko kumva burya uje ufite iminsi mike muri vacances maze igihe utabona ababyeyi nabwo having time with na family. Exactement. Nabwo ni ubyihangana ariko igihe gito mfite ngiye kugiha umuryango kuko nabo maze igihe kinini ntacyo nawubona. Nta yindi ekipe igeze impamagara. Okay. So ubwo national guhamagara muri 2010 taza kabiri turakina turatsinda tujya muri Afrobasket. Twitwaye neza kamwe twarangije nabwo twarangije mu ntitwarenze pool ariko muri babandi bose batarenze match za pool twari mu bambere. Donc nayo yari experience nziza pe. Ubwo ekipe mbese wakiniragamo muri France uherukamo ni iyihe? Icyo gihe cyangwa wambwiye ko wayivuyemo before covid. Karuye ni naho ndi ubu ngubu. Ari naho uri ubu ngubu niyo ukiri gukinamo? Niyo nkiri gukinamo. Okay. So basketball hari yasimeze gute level? Level mva ko hari za division nyinshi cyane ubwo nyine uko ujya muri uzamuka muri division nibwo bikomeye cyane. Nko byo bitangwa division Pro League, National League, na Regional League, Departmental League. Okay. Pro League byo nyine ni pro irakomeye. No National League harimo 3 divisions. Nduma birakomeye bisaba birakomeye bisaba ubwitange bisaba gukora cyane bisaba gukora cyane kandi noneho n'ikiza nuko nk'uko ari division nationale ushobora gukina n'amakipe aba mu majyaruguru mu majyepfo hirya no kuvuga ngo iyo dufite match saa 2 dufata urugendo nka mu gitondo cyangwa se bisibanziriza abari kure nabyo ni ubwitange n'umwanya ugomba kwiorganiza.
no irakomeye kuri njye hakurya niko mbibona. None se schedule like urumva hari ibyo ukora ku ruhande, hari indi live, schedule yawe y'imyitozo bimeze gute so far? Kuko uri fit to be honest, n'abantu barabibonye muri zino games ziheruka, imikinire nyine uri umwatlete muri make, ubigenza gute no kwifatanya nako kazi? Umuntu abishakira umwanya. Ngewe kugira ngo byose bivemo mbyuka kare. Umunsi wanjye utangira 5 am. 5? Yeah. Ndabyuka isaha ya mbere mba ndi muri stretching. Every day? Yes. Okay. Abana bazabyumva niba hagira imyaka yanjye. Iyo consistency Yohana. Yeah, kuko iyo ubikoze ukabona ibyiza ubivanaho, umubiri wawe ukuntu uruhuka, hanyuma wanajya no gukina za mvune twatuvune amavunane ugasanga ntayo. Donc ni nko kuvuga ngo ndaryama sinzire kuko ndabyuka naruhutse. Nicyo cya kimwe. Nuko urabyuka umubiri ukawustretching, ariko harimo n'ibyo bita mobility kugira ngo ingingo ntizibe tight cyane. Nuko ni mu gitondo narangiza akazi hatangira umunsi w'akazi saa sita, kabiri mu cyumweru saa sita njya muri gym. Ariko bisanzwe vraiment nta kugira ngo nyine kugira ume muri form. Hanyuma iminsi nakoze gym nkakora akariko mwese tugiriraho practice tuzigira nimugoroba, akazi karangiye saa 2, amasaha 2, saa 2, saa 4, kabiri mu cyumweru, hanyuma muri weekend tukagira game. Okay. Yeah. Ni muri weekend gusa? Game tugira game imwe nayo ikaba muri weekend. Okay. Sabi, none se basketball yaje gute? Like nyine kumva ukavuga ngo wewe niyo game ngiye gukina nta kindi, kandi ukagira iyo consistency bikagira kuri kino gihe ukiri fit. Dusharing your experience. Burya umuntu umwantreneri wawe wa mbere niwe nyine ntabwo biragoye kugira umuntu wese abyumve kuba cyane cyane hano mu Rwanda na community zitubamo n'ukuntu n'iyo minsi ukuntu basketball yari igoranye n'abantu batabyumva. Ababyeyi batubwiye ko bakoraga training like 2 times ku munsi. Iyo experience yo gutangira byari bimeze gute? Burya bitangira nabigiyemo ko ariko twari turi muri vacances, uwo mutoza tumuzi yazimuhira. Umutoza yakinanye na oncle wanjye, ngiye basket nayigiyemo kwa ko ufite oncle wayikinaga kera. Yakinaga muri sport. Yakinaga muri sport? Okay. Gisembe. Aracyariho? Oya. Yitabye Imana. Yitabye mu ntambara. Muri genocide? Muri genocide. Noneho umukoci barakinanaga. Umva nari nyirimo gutyo, hanyuma atubwiye tumuze ntacyo muri gukora ni vacances. Urumva byaranoroshye n'ababyeyi kugira ngo babyumve banemere kuvuga ngo ke umwana agiye kwirirwa ku kibuga akina basket. Donc byaroroshye. Ariko icyo gihe ntago yari itarangira nari nkiri muto, nibwo nkitangira ntabizi ndi kwiga. Ndabyuka yuko muri uwo mwaka hari izindi sport 2 nari ndi gukora, swimming na volleyball. Nangize ngo football irimo. Reka amaguru yanjye nicyo kintu cyanyihishe. No, yari swimming na volleyball. Ndabyuka ko nicyo gihe bashaka ko tujya muri swimming, bashaka ko tujya muri Olympic Games ya Sydney 2020. No, 2020. Urabyanga? Umvaga atari umuhamagaro kabisa. Bati ntacyo ngwino witozanye n'abandi bazagenda. Najyaga koga mu gitondo nako hagati, nokajya kina mu gitondo basket, nkajya koga muri après-midi, ngasubira muri basket nko masaa 10. Kugeza ubwo noneho basket ofite naje kumva gutangira kumenya gukina biranshimisha. No kwa kundi iyo washyizemo panier ukishima biguha motivation. Ngiye gukomeza ko kandi nkabona nyine ndi umuhanga biraza. Nuko yatangiye gutyo, nge numva ari basket gusa, ariko at the end impamvu
basket nkiyirimo naje gusanga kuri njye si siporo gusa kuri njye it's life. Basket niho nabonye inshuti zanjye izingizi magara. Basket niyo yabaye niba navuga irembo umuryango ngeze mu mahanga. Meme no mu kandi kazi ku ruhande nkora basket ifite umuraro runini cyane. Donc byaje kugeraho birenga siporo gusa, biza kuba passion, biza kuba ubuzima. Iyo bavuze ngo ball is life wowe urabyumva neza pe. Uyu navuga ahantu ibintu twigira muri basket, ngiye kuvuga basket nyine kuko niyo nzi. Dufate nk'ukuntu tujya gukina tukiyantrena buri munsi tujya gukina match tugatsindwa. Umunsi wa entraînement mukurikira n'iki dukora twese abakinnyi twese dusubira mu kibuga. Haha ni wumva ko icyo bita ngo échec ni ibintu biba mu buzima, gutsindwa bibaho, ariko nutabandona ejo uzarusha gutsinda. So mbona nahigiyemo byinshi cyane bituma no mu buzima busanzwe bigufasha no kubaho, kubana n'abantu. Ubuzima bushobora kugora cyangwa ukagira ikibazo ariko ukagwa urahaguruka ukomeza. Urumva nicyo kintu abasportif batandukaniyeho n'abandi bantu batari muri batabara sportif. Kudacika intege, kugira consistency, kubana neza n'abantu, discipline. Abantu bangaye batanu mu kibuga, abandi batanu cyangwa batandatu bicaye bose mugomba kumvikana. Mudashyize hamwe ntabwo mwayicyura, ntaho mwagera. Kandi mukumva umuntu umwe coach. So kuri iyi nshuro turi gukina zino pre-qualifications, approach yari iyihe kugira ngo uze muri national team? Ese ntabwo byabangamiye indi mirimo wari ufite cyangwa indi schedules wari ufite? Wabyakiriye gute kuba nyine equipe nationale ivuga ati nyine your recognition, like how was the feeling? Nabanje gutungurwa kuko namenye really do you think urumva koko hari ikintu ushobora nanjye gukoraho? Wawe ati turaguhamagaye kuko tukuzi kandi twabonye aho ukiri. Ngwino ujye mubo bahamagaye, ibindi ni coach uzadesida. Ngo bivuyeho nkumva nanjye kuko ndabishatse kuko kuva basket yatangiye kuzamuka, Yarina yazamutse, nari narebaga za match nkumva nakwifuza kujya gukina mu Rwanda. Nta nuko natekerezaga national team juste gukina. Ubwo rero bamaze kubimbwira nibyo koko byari bitunguye ko babimbwiye mu kwa gatandatu. Kwa gatandatu ngomba kuza mu kwa karindwi. Hari mudavuga burya ngo ushake nubwo bushobozi, naba ntokingiye kuza nzaza, ahasigaye ni ngewe ugomba gushaka uburyo bivamo. Hariya n'akandi kazi twaragiye dushaka uburyo tubishyira ku murongo, ariko nari namaze ngewe kwishyiramo no kudesida yuko nzaza. Niyo iyo wiyemeje ikintu kandi wumva kikuri ku mutima, ariko niyo patriotism izamo kuvuga ngo I have to do this for my country, for my also no kuri career kuko hari filme Michael Jordan bakoze yitwa ngo Last Dance. Maybe this is my last dance. Seriously? Maybe. Urumva nge ntekereza ko buriya experience mu bintu byose irakonta. Experience irakonta. Buriya n'impamvu ko last episode twari twavuze ngo Imana idufashije twagirana like ikiganiro nawe, maybe n'ibindi birenze ikiganiro, kubera yuko ku myaka yawe ntekereza ko ari abantu bakeya babishobora kandi bakagira performance. Nahoze ndeba kuri statistics zawe,
ni ukuvuga statistics wagize muri last games waheruka gukina muri national ntabwo ziri kure, sinzi nimba warabirebye, ntabwo ziri kure cyane n'iz'ubu ngubu. Iyo consistency urumva twebwe tugira abantu cyane cyane mu bakobwa ugasanga babifata nk'aho navuga bitari serious, usanga umuntu ni umwatlete ariko sinzi ukuntu nabivuga, fitness yiwe iragoranye, wenda n'ibibazo biri muri internal federation ibiki wenda simbizi, sinzi ukuntu bigenda, ariko iyo experience ntekereza ko sinzi nimba ubitekereza ariko wakora ikintu kimotivating abakobwa bagenzi bawe mu buryo bwa game, ariko mu buryo bwa game, uburyo maintaining iyo body, ku buryo ukiri fit bingana gutya, utarabyibushye cyane kandi ukirimo neza, kandi ukaba ugikina no muri national ukagira na statistics zimeze kuriya. To be serious, hari abantu benshi batabishobora kugeza ubu ngubu. So ni ikintu cyiza cyane kandi nagushimira Ewana. Ibyo bintu ntibizagenda gutyo gusa, ushobora gukora ikintu kimotivating abandi bantu bari inyuma yawe. Burya ikintu cya mbere ni example. Ndizera ko ababibonye nabo nyine nk'uko bivuga bumvise ko ari ibintu bishoboka. Icyo ni ikintu cya mbere, birashoboka. Munagomba kugira gukora ikintu kiri ku mutima, sibyo? Kuko nikikuva ku mutima bizakugora kukigumisha no mu mutima, sibyo? Ntago ari uko ngo imyaka twakuze yigiye imbere yuko bibaye ngombwa yuko duhagarika. Ni ibintu umuntu ishyira mu mutwe, ariko wenda ashobora no kuzamo izindi nshingano. Uburyo ubuzima bwawe umuntu ntago ari bumwe, sibyo? Ariko ikintu ngiye mbasaba vraiment ni ukumva yuko nimba ugitangira ikintu iyo basket, sibyo? Kandi wishatse ntuzayireke ngo nuko wumvise ko imyaka yageze. Yihese nayo hari n'abahagarika kuri 20, nta limit, sibyo? Nta limit ihari, sibyo? Ariko kandi ukamenya ko nta Kinyarwanda avuga ngo ushaka inka aryama nkayo. Ntabwo bizizana. Ni ngo urabikorera, ugakomeza ukora iyo siporo, kandi kwemera yuko bizagorana, kubera yuko uko dukura ni nako n'umubiri wacu utugora kurusha, sibyo? Ariko iyo uhozaho bisa nk'ibikorohera. Ikibi ni uguhagarika. Niyo uhagaritse, njyewe nigeze guhagarika imyaka 2 ariko igiye itandukanye, kuko ntahagaze kubera kuvunika. Ubwa mbere mvunika nari muri 2019, mvunika tando ndashira, ejo bundi iracika ndi muri match. Igicika nahise mbwa nta kibazo, ni amezi angahe 8 ndi hasi, ni amezi 8 ntacyo nzagaruka. Ubwo ari ubwa mbere. Iyo spirit iri hejuru. Yes, numvaga ntago ntikize. Nta kibazo, barayidoda. Ngiye muri physiotherapy nzagaruka. Hashize imyaka 2, 2021 mvunikiye kabiri. Tugenda byibuka. Nese mbwa nti you know what, I'm done. Sinshoboye. Ariko yari izeza nari ncitse intege kumvuga nti naravunitse imyaka 2 irashize, byantwaye igihe n'imbaraga kugira ngo ngaruke, ndagarutse mbiza no ndavunika. Wani cyakora naratashye ndi karma handi uri concentra ndavuga ni ntago ninjye uzadesije nzahagarikira, ntago ari imvune cyangwa se undi wese uri kumbwira wabaye ikigwari cyane. Wani subira muri happy ndagaruka kandi ngaruka kuri niveau narindi. So ibyo byose byerekana yuko nimba uwo mutwe ufite uvuga ati ndabishaka, and you keep ugashyiraho imbaraga bisaba byose. Ntabwo byoroshye, ariko nta cyiza kiboneka byoroshye utavunitse. Voilà, ukubikorera pe. So Sabi, ni ukuvuga mu Rwanda ushobora kuba ari umuntu ufite experience cyangwa n'igihe kinini cyane muri basket.
ugikina ukurikije wenda sinzi niba waragiye ukurikirana nubwo wenda biba bigoranye gukurikirana basket utari no mu gihugu urabona biri kugana urabona basketball mu Rwanda imeze gute urabona byatunga umuntu ariyo profession gusa nta kindi kinakora like vision yayo iri kuyibona gute since that time muri 2000 improvement imeze gute beyond major kuko ntabwo nashaka kumva sinashaka gutekereza ko mu myaka 20 tugeze hano twari kure cyane none ngo tuva kure cyane kabisa oya sino ni muri ntuza zose ntago ari kubona muri basket gusa iriya myaka byari bigoye pe noneho rero ubu ngubu nkambaza ngo umuntu ashobora gutungwa na basket of course cyane pe kuko barahari ubu ngubu batuzungwa na basket ikintu mbona kandi nizera ko kizakomeza nuko imbaraga zashyizwemo kuri nivo zose igihugu yibona abantu bayoboye federasiyo ibyo bakora abatoza imbaraga bashyize hose ntabwo ari mu kintu gusa no kugira ngo tugire abatoza beza na infrastructure byose ni ukuvuga ngo ahasigaye ni iki ni ubushake bwa buri muntu yego kandi bizakomeza icyo numva nifuza kurusha kandi nanabishoboye wenda natira inkunga sindamenya gute ariko ndabyizera ni kugira ngo no mu mikino y'abagore amakipe abe menshi byo biri kugenda biza nubwo wenda ataraba menshi cyane ariko biri kugenda biza ari amakipe menshi ari kugenda initiatinga amakipe y'abakobwa mu by'ukuri nanjye naguciye mu ijambo uko mbibona cyane cyane mu bakobwa by'umwihariko bizaza kuko nk'ubu urabona ntekereza ko nka coach ahura n'ikibazo cyane mu guhamagara abakinnyi kuko nimba wararebye neza muri equipe nationale bench ntago ibiriho nta efficacy bifite ntago ibikomeye cyane so uko bigenda biza wenda hazazana division kuko dufite division imwe y'abakobwa bizagenda biza tuvuye kure dufite under 18 y'abakobwa n'abahungu reka ne kuvuga kuko byose turabifite impamvu mvuze ngo dufite under 18 sibyo ni ukuvuga ngo mu myaka 20 wageraga under 18 ngira natangiye gukina afite 14 nakinye muri senior afite 14 kuko ntago twe dufite akadroma ya under 18 no wakinye muri senior ufite 14 uwabyumva gute wiyumvaga gute kujya muri national ufite imyaka 14 nari mfite ubwoba kuko numvaga abantu bose bari bakuze ningera umuto y'icyo gihe bwa mbere nkina nari muto pe mfite ubwoba ariko nari kinaga na sister wanjye ariko sister nawe yakinaga basket muri national mukinana cyane ndumva famille yari ya basketter ni by'umuryango wenda byaradufashije ariko numvuga mbere ufite ubwoba wenda unibaza nimba koko uri mu mwanya wawe kuko abantu bose barakuze ari nayo competition igiye hejuru ya mbere nuko ubwoba ntibubura ariko nyuma wabashyira mu kibuga ukitanga ugakora uko ushoboye bigera wowe ukabata umwanya n'uwanjye ese icyo gihe wenda nubwo ufite ababyeyi bumva ibintu bya basket ariko urumva uracyari muto umukobwa 14 uri kurira indege uri kugenda babifataga gute urumva impungenge ntizabura iki ntizaburaga pe ariko urumva nyine ko nk'umubyeyi wese babaga bazi no umucoach urumva yari muri team yari muri staff technique ya national ku buryo nawe yari yiziraga ubwe yariziraga akaganira n'ababyeyi akamera nk'aho bamushinze ne kumushinga ariko ni hahandi ni nk'ubu ngubu iyo delegation national team igiye na delegation donc abadukuriye biragaragara yuko tuba turi responsabilité yabo ku buryo badufata neza batwitaho. Ni nayo mpamvu n'ubundi nk'iyo bavuze ati mugume kwenda kuri hoteli cyangwa amasaha yo gusohoka n'ayangaya muyubahirize, ni ukubera yuko nujya hanze uri wenyine kandi aribo bakuzanye ikikubaho nibo kibazwa. Iyo tugiye vraiment tuba dufashwe neza kandi pe bakora ishoka byose
yaba ari comfort sécurité byose biba bihari ku buryo nta mpamvu yo kugira impungenge. Yego. Turasa no tugiye kugana ku musozo. Muri iyo myaka yawe ya kariyeri yawe yose, ama ups and down wagize cyangwa moment wagize inziza n'imbi muri basket so far, ushobora kuvuga ngo wana ibi bintu ntabwo nabyibagirwa, ibyiza n'ibibi. Mbose ubwo mpereye gukiza, ntabwo reka mvuge ikiza cya mbere ni competition turangiye iyi ngiyi. Oui, kuko indutiye byose ni kugaruka ukisanga, kugaruka nyuma y'iyo myaka ugasanga uburyo igihugu cyateye imbere n'umukino wateye imbere n'iki byose birarenze. Ndibuka match ya mbere ndi kuri indirimbo y'igihugu nari ndi kurwana n'irira ngo ritamanuka kuko iyo emotion umuntu agira, kandi nanumva yuko peut-être ntabwo numvaga ko nzongera kwibaho, ku buryo iyo niyo ya mbere niyo ya mbere nziza kugeza amagingo ayo. Hari izindi nziza nagiye ngira, nazo zijyanye na cyane nk'iyo dutsinze amakipe, twatsindaga amakipe aturusha koko, hahandi utungura umuntu ugatsinda, wumva ko muri icyo gihe gito ni nkaho wumva uri Imana kuko bati ibi bintu tubigezeho ntawitikaga. Iyo niyo vuba mu kintu cyiza nagize. Hanyuma muri challenge kare nakubwiye kuvunika kabiri mu myaka 2 kandi gasaba amezi 8 ngo ugaruke. Nabyo ni challenge kabisa. Challenge ibindi n'ubuzima ni ibisanzwe. So reka dufate like minota mike turuhukeho gatoya, dushemo naga pub, hanyuma turagaruka dusoza. Hey everyone, did you ever struggled by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on the subscribe button on our YouTube channel, and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Okay, Sabi, turi gusoza. Wagira nk'inama ki abatlete muri make by'umwihariko abakobwa? Inama ni imwe. Abatlete ni kuvuga ngo ni gukomeza bakora iyo preparation, iyo myitozo, ntibibagirwe physical bayita gukira physical fitness. Ikinyarwanda sinzi ko ntago mbizi, kuko buriya kugira ngo bashe kwiruka igihe kinini, kugira ngo bashe iyo muri kurwanira wenda kuri rebound, bashe guhangana n'abantu, kugira ngo bashe gusimbuka, ibyo bintu byose dukora mu kibuga kugira ngo tubashe kubikora neza, nuko umubiri wacu twawuhaye izo ngufu. Izo ngufu rero ni kujya muri gym. Actually nanjye naje hano gym nakoraga rimwe kandi nakubwiraga gym ntabwo nkora gym bisanzwe, ariko ngeze hano muri rushanwa ntabwo ngiye kwiyongera. Ibaze kandi twabonaga ewana uyangiye kwiyongera, kuko iyo ngiye mbonye ko hari umuntu wenda dufite igihagararo kimwe akaba akomeye kundusha, handitse kuki ntakomera nkawe.
ariko abantu ufite spirit nziza Yeah. combativity iri ku rwego rwo hejuru cyane pe ku buryo kandi ntabwo ubutaha ninongera kugira amahirwe yo gukina na Senegal ntabwo nshaka yuko bazongera kunesha kuriya nubwo umuntu yahanganye nabo ariko biragaragara yuko haba hari abari bafite icyo baturusha no niyo mpamvu nabwira aba bantu abakobwa batwumva abatlete abakinnyi n'abari gutangira nabo ni uko babishyireho izo mbaraga kandi bumve ko bifata umwanya nibagira iyo patience cyangwa ntabwo bitabiza ntabwo bitabiza ntekereza burya no mu gucika intege ari izo ngibyo umuntu abagira ngo ibintu barabyuka kore rimwe kabiri ejo bitabiza bisaba consistency be patient consistent mubigereho na discipline man urumva ntabwo warara ubyina ngo mu gitondo reka da iyo utari muri court iyo utari nyine beside basketball niyihe moment yindi like nyine ikindi kintu gitwara umwanya wawe n'ikihe uvanyemo n'akazi ngiye nkunda gusoma cyane gusoma ngomba ndi gusoma cyangwa se noneho yaba ari nko muri za weekend kujya hanze mu misozi nkunda imisozi kugenda mu misozi ariko ibyo bintu basketeri babihuriyeho ikintu cyitwa umusozi buriya ngo ntihatari uragukomeza cyane uragukomeza uguha uburyo Chris uzamuka muri altitude nyine bituma intuza gihaha cyawe gitaba cyane noneho wagaruka hasi ukagira ngo wanyweye oxygen. Okay. So ndagira ngo utubwire uduhe experience yawe kuri iyi game. How was the feeling playing right before His Excellence na madamu wiwe famille yiwe yose? Wiyumvaga gute? Byakongereraga iki mu buryo bwo gukotana? Birenze uri mu kibuga ukabona ngiye kugira etape par etape. Iri mu kibuga harimo abantu babiri muri stade, none tugiye mu kibuga harimo arena yuzuye, none tugiye mu kibuga harimo His Excellence umukuru w'igihugu n'umuryango we. Uba wumva ufite nk'imbaraga zikubye gatanu ko byamuhagurukije kuza gushyigikira iyo support birarenze. Nuvuga ngo ntabwo ushaka gutenguha, n'intsindwa tsindwe gitwari niko uvuga kabisa. Biba birenze, ni n'ishema kuko ati aho turi duhagarara igihugu n'umukuru w'igihugu aradushyigikira. Really. Hanyuma ni wowe umaintaininga pressure abafana gute? Like gukina wumva induru iri kumuvugiraho, yaba abafana baho cyangwa abadversaire. Ni iki gituma uba calme mu kibuga, ntushyuye mu mutwe ntukora amaturnovers? Kuko urumva iyo uri gukina nta muntu uhari, no gukina hari abantu bavuza induru nk'iriya, bafana cyane, ingoma iki gusakuza cyane. How do you maintain that pressure? Uryo ngewe yendi mu kibuga ni nkaho haba ari nka bubble, ni ya bubble ariko no peta numamagara ni nkina nkajya wenda hari umuntu kuri katunzi akamamagara, ntago nzamwumva kuko ntago ari cyo ntago ariho mind yawe, ntago ariho mind yanjye, sibyo. The same line coach namamagara nzamwumva. Ni byiza guteza ibyo bintu urabyiprepara kuko iyo uri mu kibuga uzi ko okay, hari abo ugomba kubasha kuvuga n'abakinnyi muri kumwe, sibyo. Ugomba kubasha kumva coach uzi ko tamara abatari nyinshi, hari igihe cyo kunkwirase akahita guhamagara agaprofita akakubwira akantu, sibyo. No ugomba kuba uri focus ku mukino, kuri bagenzi bawe, kuko nawe ugomba kubabwira ibyo uri kubona bo batabonye, kumva ibyo babonye bari kukubwira, sibyo, na coach. Noneho rero aho nabwo ngo bitangaje, sibyo, nuko hahandi ntashobora kumva izina ryanjye, sibyo. Ndumva ariko iry'umutoza kandi nkumva na bruit y'abafana, sibyo.
ariko umuntu amera nk'ari babo nk'uhize nko kuri match ya Senegal sibyo umuntu arakinnye hahandi mperuka turi baturusha amanota ari wenda ari nka 12 cyangwa 10 nza kugaruka niko nabyita mani wow turabura biri gusa turabura sibyo ari ama last seconds ariko nari focus eti fata umupira ukore defense fata umupira bagiye gutsinda sibyo nuko ntuza pression burya ça fait partie y'umukino sibyo urayakira wundi ukayikoresha hanyuma iyo isaku cyangwa buri cyangwa ijwi udakeneye mental murarizi ko utarikeneye urarigihorera kuko no bujya no mu gukina hari igihe abakinnyi bagushyiraho pressure wenda umwadversaire agasa wenda nk'ushaka kukudestabiliza mental makubwira wenda amagambo cyangwa gukira nabi kugira ngo urakare ibintu nk'ibyo wiyenerve noneho wowe ufite umukino wawe nabyo nuko okay ni abari urugamba ni urugamba ku rugamba pe iyo winjiye ku cya kibuga ni urugamba kabisa sabi twagushimira rero ukoze kuduha umwanya murakoze namwe umunaniro ukomeye cyane murakoze cyane vraiment byashimishije so wagira ikintu rero tubwira aba basketeri muri rusange abakunzi bawe urumva twebwe tujya kuvugana n'umuntu kuko hari ibikorwa yakoze kandi wowe wari uri mu kibuga ariko twe twari turi kuri court tuba turi ibi bintu utareba wa mugani wawe abantu hano hanze bakunda basket abantu hano hanze bakunda harimo abafana so tugiriye inama abakunzi ba basket abakinnyi ba basket batubwira iki muri makeya ngira inama d'abord kubashimira hanyuma neta nkoze ikibazo kimwe tudusoza okay kubashimira kubera yuko twenyine ntaho twagera sibyo nitwe turi ku kibuga ariko inkunga yanyu kubabona bituma umuntu agira ubwo bushake n'izo ngufu zindi yumvaga yazarenze yananiwe arenzaho bimwe bita extra effort ni mwebwe n'abafana bituma tugera aho ngaho no kubashimira kandi nkakomeza nizera basaba gukomerezaho bakomeze baze ari benshi habonye ko aho tugeze twavuye kure ariko n'urugendo ruracyari rurerure ntabwo turahagera haracyaburaho turi mu nzira donc twese turakenewe ari abo bakinnyi ari nk'abafana ari abari muri federation nabo bashyiramo imbaraga no mu gihugu no gukomereza ko hanyuma ujya planninga kuri retirement muri national team cyangwa se muri urumva nta muntu ujya retiringa basketball ikiza cya basket nuko ushobora kwikina at any age ushobora kwikina nibyo sibyo ariko wenda igihe kizagera ubu ngubu ntabwo mbizi ntabwo mbizi turacyana gukeneye iyo experience kuyongera muri team kugira gute Imana ishimwe cyane kabisa ndabyizera ariko n'undi niyo umuntu yaritenga gukina mu kibuga ariko ntabwo retiring the game hari aka quote umupatro umusirikare umwe yigeze kuvuga yari kuri retirement ceremony avuga ngo nyine abasirikare bari retiring they are retiring but they are not tired exactly still you are in cycle tout à fait so twagushimira rero twifurije ishya n'ihirwe mu bindi biri imbere murakoze cyane Imana ijye kugenda imbere asante namwe musigara amahoro